Mu minsi mikuru turishima, tukaririmba, tukarya, tukanywa ndetse n'ibindi byinshi, kandi akenshi ibyo dufata biba byiganjemo ibirimo amasukari menshi. Ariko se wigeze utekereza na gato ko ibyo binyobwa n'ibiribwa byiza mu kanwa bishobora kuba bibi ku bwonko bwawe? Ukuri ni uko isukari nyinshi ishobora gutuma ubwonko bugenda bwibagirwa, bukanananirwa no kwiga ngo bufate. Nk'uko byasobanuwe n'umuganga w'indwara z'ubwonko Dr. David Perlmutter mu gitabo cye Brain Maker, indyo irimo ya sukari yatunganyirijwe mu nganda ihungabanya imikoranire y'uturemangingo tw'ubwonko, bigatuma kwiga no kwibuka bigenda bigorana. Uyu munsi reka turebe uko kwimenyereza kurya isukari nyinshi bishobora kugira ingaruka ku bwenge bwawe. Turamenya ko isukari yangiza imiyoboro y'ubwonko bikagabanya ubushobozi bwo kwiga no kwibuka. Tumenye ingaruka ku mihangayiko n'imyitwarire, ingaruka z'isukari nyinshi ku bana, n'icyo wakora kugira ngo ubwonko bwawe bwongere gukomera, gufata no kwiga vuba. Niba iki kiganiro ubona kiri bugusobanurira ibyo wibazaga, bitwereke ukanda like, ubundi unabisangiza inshuti n'umuryango n'abandi bakunda ibiganiro ku buzima bwiza. Ikaze bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Nk'uko tubisobanura muri video yacu yabanje ku isuku yo mu kanwa, isukari nyinshi cyane cyane itunganyirijwe mu nganda si ikibazo ku buzima bw'amenyo gusa, ahubwo ni n'ikibazo ku mikorere y'ubwonko. Muri iyi video tugiye gusobanura ku buryo bwa siyansi uko isukari ishobora kwangiza imiyoboro y'ubwonko, gutuma kwiga ugafata bigenda buhoro, no gutuma wibagirwa cyane. Mbere y'uko tugeraho ariko, reka tubanze turebere hamwe uko abashakashatsi babivumbuye. Ubushakashatsi bwakozwe muri University of California bwerekanye ibintu bitangaje. Abashakashatsi bagaburiye imbeba zikorerwaho ubushakashatsi indyo irimo isukari y'inkorano ya fructose nyinshi mu gihe cy'ibyumweru 6 gusa. Ibyavuyemo ni uko imbeba zatangiye kwibagirwa inzira zoroshye zari zarize, zinanirwa no gufata mu mutwe amakuru mashya. Muri make, hippocampus akaba ari icyo gice cy'ubwonko gishinzwe kwiga no kwibuka, cyahise kigabanya imikoranire yacyo n'uturemangingo tw'ubwonko. Mu yandi magambo, ubwonko bw'izo mbeba bwabaye nk'ubwibagiwe uko bwiga. Uko bigenda rero ni uko isukari nyinshi igabanya imikorere y'umusemburo wa insuline mu bwonko, bikaba bivuga ko uturemangingo tw'ubwonko tutabona ingufu zihagije. Rero ubwo iyi sukari ibaye nyinshi, ibangamira uwo musemburo wongera imbaraga mu turemangingo tw'ubwonko, bigatuma habaho igabanuka ry'ikinyabutabire cyo mu bwonko bita BDNF, gituma ubwonko buguma bukomeye, bwiteguye kwiga bugafata, kandi bukabasha no kwiyungura ubumenyi bushya. Iyo BDNF igabanutse rero, kwiga biragorana, kwibuka bikagabanuka, kandi no gutekereza bigahungabana. Noneho ikindi giteye impungenge ni uko isukari iyo ikomeje kuba nyinshi mu mubiri, ubwonko bwawe butangira kumenyera ku buryo bwihuse gukoreshwa n'umusemburo wa dopamine. Ibi bikavuga ko uhora ushaka ibyishimo byihuse, ugacika intege vuba, kwiga bigasaba imbaraga nyinshi. Ibi rero bikaganisha ku kugira urujijo mu bitekerezo, kudafata mu mutwe neza, ndetse no kwiga bikagenda buhoro. Ubundi umutego mubi cyane naha rero ubeho. Iyo kwibuka bigabanutse, ubwonko bwifuza isukari kurushaho kugira ngo bubone ingufu zihuse. Bikavamo uruhererekane rutagira iherezo rw'umunaniro, kwibagirwa no gusubira ku isukari. Aha rero niho inganda nyinshi zititaye ku buzima bw'abantu muri rusange zungukira, kuko zikomeza gukora ibiribwa n'ibinyobwa byinshi birimo amasukari menshi, bityo zikabikuramo inyungu nyinshi, kuko bizwi ko abaguye muri uwo mutego wo gukenera ibirimo amasukari mu mubiri wabo ukomeza kubibasaba.
Dore noneho ingaruka z'iki kibazo ku bwonko bw'abana. Abashakashatsi basanze kurya isukari nyinshi bitera inflammation mu bwonko, mbese muri make bitoneka ubwonko. Ibi si ikibazo ku bantu bakuru gusa, ahubwo abana bakiri bato nabo bahura n'ingaruka z'ibi. Iyo ubwonko bw'abana bubayemo inflammation, kwiga no gufata kwabo kugenda buhoro, kwibuka bikagorana, no gukora imirimo isaba gutekereza bigahungabana. Ibi bigira ingaruka zikomeye ku mikurire y'ubwonko bw'abana bakiri bato, kuko bihungabanya imikoranire y'uturemangingo, bikagabanya ubushobozi bwo kwiga no kwibuka, no gutuma gutekereza no gufata imyanzuro bigenda buhoro. Ibi rero bivuze ko kurya isukari nyinshi mu buto bishobora gutuma ubwonko bw'abana butagera ku mikurire nyayo yuzuye, bigatuma no kwiga no gutekereza byabo bigorana. Rero ni ibintu by'ingenzi abashakashatsi basanze bishobora kubangamira ubushobozi bw'ubwonko bw'abana mu buryo burambye. Nk'ababyeyi cyangwa abarezi, dushobora gufasha abana kwirinda ibi, tukamenya ko kubarinda isukari nyinshi ubu ari ugutanga impano y'ubwenge ku bana bacu ejo hazaza. Nyuma yo kumenya izi ngaruka mbi, inkuru nziza ugiye kumenya ni iy'uko ubwonko bwawe bushobora kwisana. Nk'uko Dr. David abisobanura, iyo uhagaritse isukari itunganyijwe, iyiba mu bikorerwa mu nganda mu byumweru bike gusa, imiyoboro y'ubwonko irongera igahuza, cya kinyabutabire twavuze mu ntangiriro cyitwa BDNF gikomeza ubwonko kikiyongera, ndetse n'ubushobozi bwo kwiga bugasubira ku murongo. Ibyagufasha rero hano ni uguhagarika isukari itunganyijwe. Mu byumweru bike gusa, ubwonko bushobora kongera kubaka amasano bwari bwaratakaje binyuze mu mikorere myiza yo guhuza imitsi mito yo mu bwonko. Ikindi gisabwa ni ukunywa amazi ahagije, kurya ibiribwa bifite omega 3 nk'ifi, avoka n'ibindi, ndetse no gusinzira neza. Rero uhereye uyu munsi, niba ushaka kwiga vuba, gufata mu mutwe neza, gutekereza neza kandi bisobanutse, tangira ugabanye cyangwa ureke isukari itunganyijwe. Si ukwigomwa byose icyarimwe, ni uguhitamo ibifasha ubwonko bwawe kuruta ibibubangamira. Rero isukari si mbi kuko iraryoha, ariko iyo itari nyinshi cyangwa ngo ibe imwe mbi ikorerwa mu nganda, rwose umubiri urayikenera. Gusa aho igirira ingaruka ni uko iyo ibaye nyinshi, imunga bucece ubushobozi bw'ubwonko bwawe. Niba rero wungukiye muri iki kiganiro, bitwereke ukanda like, ukore subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubuzima bwiza, ubundi unabisangize inshuti n'umuryango, kuko ubuzima burushaho kuba bwiza mu kungurana inama. Tuzongere tubonane mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzavuga ku kuntu burya imibu itoranya biruma, ndetse n'uburyo bwo kubirwanya igihe ubona imibu ikunze kukwibasira kurusha abandi. Mwakoze rero kubana natwe, mugire ibihe byiza.